gupfusha uwo mwashakanye bitera agahinda kenshi. Icyakora hari igihe umuhungu wawe ugeze mu mabyiruka cyangwa se umukobwa wawe nawe ugeze mu gihe cy'amabyiruka aba akeneye kumufasha. Wamufasha ute kwihanganira agahinda we afite ko gupfusha umubyeyi ariko utirengagije nawe akawe ufite ko gupfusha uwo mwashakanye? Iyi ngingo tujye kuganiraho. Ese mubyeyi w'umubibwe wagombye guhisha abana bawe ko ufite agahinda? Wagombye guhisha abana bawe ko ufite agahinda? Nubwo muba mwapfushije mwese ariko ibyo ntabwo bikoraho ko uri umubyeyi, kandi n'abana bawe ntabwo bikoraho ko ari abana bakigukeneye. Noneho biba binakomeye kuko uba ugiye gukora inshingano za babiri, uwagiye mwashakanye ndetse n'inshingano yawe wari usanzwe ukora. Abana nabo baba bakiri aho nyine baba bakeneye kubitaho nk'umubyeyi, kandi icyuho cy'uwagiye ntibakibone. Ntabwo babigusaba ngo ntituzabone icyuho cy'uwagiye, ariko nawe urabizi ko abana baba bakeneye ababyeyi bombi. Ariko nanone uracyafite agahinda. Abo bana uraza kubakuza gute muri ako gahinda kawe wifitiye ko gupfusha uwo mwashakanye? Uraza gukomeza kubagayidinga gute nk'umubyeyi? Uraza gukomeza kubayobora gute nk'umubyeyi? Ni gute uri buze gukomeza kubaha uburere bwiza kandi nawe ubwawe ntakomeze kubera agahinda? Hari ibintu nibura bitatu bishobora kugufasha kumenya ese wagombye guhisha abana bawe ko ufite agahinda. Ese uraza kubafasha gute ubaha uburere bwa nyabwo kandi nawe uri gushira? Ikintu cya mbere wakora kugira ngo agahinda kawe kataza kugira ingaruka cyane ku mikurire y'abana bawe, ikintu cya mbere wakora ni ukwirinda guhisha uko wumva umerewe. Irinde guhisha uko wumva umerewe. Ubundi buriya amenshi mu masomo y'ingenzi mu buzima umwana wawe azi ni wowe yayigiyeho akwitegereza ukuntu ukora ibintu, ukuntu ubigenza. Buri mwana yitegereza ukuntu ugenda uca mu mimerere imwe n'imwe, nawe akamenya ukuntu azayicamo. Buriya uko wabigenje niko nawe azabigenza kenshi. Rero n'ako gahinda uri gucamo azi neza ukuntu uri kukanyuramo, arakwitegereza. Ariko nanone nawe nahura nako niko aba azabigenza nawe, kubera ko nta wundi afite wo kwigiraho ni wowe. Ubwo rero azitegereza yitonze ukuntu wihangana muri iyo mimerere murimo. Ubwo rero wowe ku ruhande rwawe ntukibwire ko ukwiriye kwikomeza ngo uhishe umwana wawe agahinda ufite. Iyo ntabwo ari inama nziza twakugira. Oya, uzi impamvu? Nuko ibyo bintu nta kindi byamara uretse gutuma nawe azabigenza atyo, agafunga ibyiyumvo bye nk'uko nawe uri kwikomeza ukabifunga, kerekana ko nta kibazo, ko nta cyabaye. Koko se koko nta cyabaye? Yego ntabwo uzagenda hariya ngo uboroge imbere y'umwana, ariko hari uburyo umuntu adafunga agahinda afite. Uzi ko natwe bo hanze babibona ko ufite agahinda, tugomba kubona ko ufite agahinda. Ntabwo gupfusha rega ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo cyoroshye nk'ibindi bibazo umuntu ahura nabyo akikaruma. Reka gupfusha gupfusha ni nk'aho igice kimwe cyawe kiba kigiye. Ntabwo rero agahinda kabura kugaragara. Ntukikomeze ngo ndanga kwerekana agahinda kanjye. Uwo mwana nawe yazajya afunga ibyiyumvo, kandi buriya gufunga ibyiyumvo ntabwo ari byiza. Biba bikeneye gusohoka bikagenda bikava mu mubiri, kuko agahinda se hari ikindi kintu kamarira umubiri se buriya? Nta kindi kawumarira usibye nyine kuwica. Niyo mpamvu bavuga ngo agahinda karica.
nyine umuntu ufite agahinda ni umuntu wishwe n'agahinda. Agahinda nta kindi kintu kamara, nta kintu kagaburira umubiri, nta kintu kawumarira pe. Agahinda karangiza gusa, kaba gakeneye gusohoka. N'ibisanzwe ni nk'uko iyo umuntu ari muri siporo aba akeneye gusohora ibidakenewe mu mubiri, bisohokera mu byuya. Ni nako n'agahinda ukeneye kugasohora. Iyo umwanda ugumye mu mubiri wangiza umubiri ubwawe. Nta kindi kintu umwanda ushobora kumarira umubiri. Agahinda nako nta kindi kintu kamara mu rwego rw'ibyiyumvo, ni ukwangiza gusa. Ako gahinda ukeneye kugasohora, kandi ntabwo wagasohora uhisha uko wumva umerewe. Wapi? Ntabwo wagasohora uhisha uko wumva umerewe. Kagumamo kandi kakwangiza. Iyo ugaragaje agahinda ufite, umwana wawe nawe amenya ko ibyiza ari ukugaragaza uko umuntu yiyumva aho kubipfukirana, kandi ko kumva ubabaye cyangwa se ucitse intege cyangwa se kumva urakaye ari ibintu bisanzwe. Umwana nyine azabireba abone nuko nguko byifashe, nuko nguko bimeze. Ntabwo uzagenda hariya ngo uburogere umwana, oya. Ariko nanone kumva ucitse intege, yego ujye ugerageza kwikomeza aho ushoboye, ariko nanone ntugahatirize mu gihe ubona byanze. Ntugahatirize mu gihe ubona byanze. Umwana nawe azamenya ko burya umuntu nyine agira ibintu bimubaho bikamuca intege, imimerere ikaba mibi, ku buryo nawe igihe bizamubaho atazagira ngo yagize ate, atazagira ngo yabaye umuntu wa fake. Oya. Yabaye umuntu uri aho watangiye kuzana ubugwari. Oya. Azamenya ko ibyo bintu ari bisanzwe kandi koko ko bibaho. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Irinde guhisha uko wumva umerewe. Icya kabiri, ushishikariza umwana wawe kuvuga. Kuko urumva mwembi mwagize ibyago, umwana yapfushije se cyangwa nyina bitewe n'uwapfuye kuwo mwashakanye, cyangwa se nawe kimwe n'uwo mwana wapfushije umubyeyi, nawe ariko wapfushije uwo mwashakanye. Rero ujye ubwira umwana wawe kubwira ibimuri ku mutima, ariko ntumuhate. Nubwo mwembi mufite agahinda, ariko ujye ufata iya mbere uhumuriza umwana wawe. Niba ubona adashaka kukubwira cyangwa agononwa, mushobora kuganira. Hari video twigeze gukora ivuga ngo nagaragaza nte agahinda mfite, wagaragaza ute agahinda ufite. Iyo video ishobora kubafasha kumva neza. Iyo video iyo uyirebye hanerekanwamo ahantu bimwe mu byo twakoresheje n'ibisobanuro byavuye, bishobora kugufasha waba ushaka kubireba mu buryo bw'inyandiko cyangwa se gukoresha iyo video ikagufasha kumva neza ko umuntu yagaragaza agahinda. Rero ibyo biri muri iyo video mushobora kubiganiraho wowe n'umwana wawe. Nanone mujye mwibukiranya ibyiza mwibuka kuwo mwari mwarashakanye wamaze kugenda utakiri mu buzima. Menya ko kubyihanganira bitazakorohera, ariko umwana wawe niyumva ugaragaza agahinda ufite, nawe bizamufasha kubigenza atyo. Bizatuma umwana wawe atifunga, ahubwo asohora ibyo byiyumvo n'ako gahinda bigende kugira ngo ubuzima bukomeze. Icyo ni ikintu cya kabiri wakora. Ikintu cya gatatu, jya uzirikana ko hari ibyo udashoboye. Ushaka gukora ibintu byose ngo bigaragare ko nta cyuho gihari. Mu bijyanye no gukora ibintu bifatika, icyuho cyo kiragaragara, gihita kigaragara rwose, kandi nuhatiriza byarangira umugongo uhasigaye. Ushobora kuba wifuza gufasha umwana wawe muri ibyo bihe bitoroshye, kandi ni ibintu bisanzwe nk'umubyeyi. Icyakora zirikana ko kuba warapfushije uwo mwashakanye byakugizeho ingaruka. Icyo ntukakibagirwe.
ibyo rero bishobora gutuma umara igihe runaka wumva waracitse intege mu byiyumvo, mu bwenge no mu mubiri. Urumva urupfu rukora impande zose. Mu mubiri wumva ubundi bitangirira mu byiyumvo, urumva ibyiyumvo birahungabana pe. Ubwenge nabwo ntiwaba ugikora neza, ubwo se umubiri wakura hehe imbaraga? Urumva nyine urupfu rugira ingaruka muri ibyo byose. Rero kumara igihe runaka wumva hari ibintu udashoboye ni ibintu bisanzwe, kandi nawe ujya ubyumva gutyo, nuko nguko nyine bimeze. Mu migani igice cya 24 umurongo wa 10 abivuga neza, aravuga ngo nucika intege ku munsi w'amakuba, imbaraga zawe zizaba nke. Iyo umuntu yacitse intege indani, n'imbaraga z'inyuma ziba nke. Ubwo rero ni ibisanzwe. Hari igihe ushobora guhamagara umwe muri bene wanyu ukuze cyangwa n'inshuti ikuze kugira ngo igufashe. Gusaba ko hagira undi muntu ugufasha nabyo bigaragaza ko ukuze burya. Bigaragaza ko uri umuntu uri mature. Bigaragaza ko uri umuntu ufite ubwenge bukora neza. Mu migani igice cya 11 umurongo wa 2 abivuga neza, aravuga ngo iyo ubwibone buje bukorwa n'isoni nabyo biraza, ariko ubwenge bufitwe n'abiyoroshya. Iyo wiyoroheje uba ugaragaje ko uri umunyabwenge. Iyo ugaragaje ko ukeneye ubufasha biba bigaragaza ko uzi ubwenge. Kandi Imana yaraturemye kugira ngo dufatanyirize hamwe gukora ibintu. Ntabwo yaturemye ngo buri wese amenye akamaro. Iyo ugaragaje ko rero ukeneye ubufasha kandi ukabwakira, biba bigaragaza neza ko uzi nature yawe, uko uremwe uba ubizi kabisa. Icyakora hari undi ushobora kugufasha, ubu turaje tumugarukeho. Nibuke icyo twari turimo turareba. Twari turimo turareba, ese wagombye guhisha abana bawe ko ufite agahinda igihe wapfushije uwo mwashakanye? Nupfusha uwo mwashakanye, ntabwo bizakuraho ko usigaye uri umubyeyi kandi ko ugomba gufasha abana bawe. Umunsi uzabafasha ute muri iyo mimerere kandi nawe ufite ibikomere? Twabonye ko ugomba kwirinda guhisha uko wumva umerewe. Nufunga agahinda kawe, abana bawe nabo bazigana urwo rugero, nabo bazajya bafunga agahinda kawe. Bizamara iki se? Agahinda karangiza, kazagaburira ibyiyumvo bibi birimo indani, noneho umuntu ahungabane amere nk'umusazi. Buriya iyo udasohoye agahinda kawe ntabwo biba ari byiza. Irinde rero gukumira agahinda ufite. Kagaragaze, ntabwo uzagenda ngo uboroge, ariko garagaza agahinda kawe mu buryo bushyize mu gaciro. Kumva ucitse intege, kurakara, kumva ubabaye ni ibintu bisanzwe. Nibiza umwana nawe azamenya ko iyo mimerere ibaho, no mu gihe azaba ahuye nayo nawe azamenya ko nta byacitse. Bibaho rwose. Ikibi nuko byaba bikabije. Iyo bikabije nanone haba habayemo ikindi kibazo. Umuntu aba agomba kujya kwa muganga kugira ngo ayakire cyangwa se ahabwe ubundi buvuzi burenzeho, kuko ubuvuzi busanzwe ubwo wabwanze, kwikiza k'umubiri biba byanze. Icya kabiri ugomba gukora, jya ushishikariza umwana wawe kuvuga. Urumva yapfushije umubyeyi, wowe nubwo wapfushije uwo mwashakanye, ariko umwana wawe nawe yapfushije umubyeyi. Mushishikarize kuvuga, kandi nubona atabishaka umwihorere. Hari video twigize kugarukaho twakoze ivuga ngo nagaragaza nke agahinda afite. Iyo muba mushobora kuganira ku bikubiyemo muri iyo video, ariko ushaka n'inyandiko mukabiganiraho musoma. Muri iyo video hagaragaza aho izo nama zagiye zivagiye hatandukanye. Ushobora kujyayo ukareba, nta kintu bitwaye. Umwana wawe mujye munaganira ku bijyanye n'ibyiza uwo muntu wagiye w'umubyeyi we kandi akaba n'uwo mwashakanye kuri wowe yari afite, yakoraga, cyangwa se indi mico myiza yari afite. Icya gatatu, zirikana ko hari ibyo udashoboye. Buriya iyo wakiriye ubufasha muri iyo mimerere, ubundi muri iyo mimerere hari umuntu udakeneye gufashwa na. Akira ubufasha rero, kuko ubwenge bufitwe ngo n'abiyoroshya. Nkuko byagaragaye mu migani igice cya 11 umurongo wa 2. Ubwenge bufitwe n'abiyoroshya. Zirikana ko
ufite wa wundi ushobora kugufasha. Twari tumugarutseho mu kanya, reka tumurebe uwo ari we. Nambura muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 13, turebe ninde ushobora kugufasha kuruta abandi bose kugira ngo ubashe guca muri iyo mimerere kandi n'abana bawe barere ibyo bikomere bitabagizeho ingaruka cyane. Kuko njyewe Yehova Imana yawe ngufashe ukuboko kw'iburyo, nijya ukubwira nti witinya, jya ubwanjye nzagutabara. Wow, wumvise Imana yitwa Yehova igufashe ukuboko kw'iburyo, irakubwira iti witinya, jya ubwanjye nzagutabara. Kuki utagira icyizere? Yehova Imana niwe ushobora kugufasha kurusha abandi bose. Numusenga ukamubwira uko wiyumva, azakwitaho. Niwe wa mbere uzagufasha kuba umubyeyi mwiza, niwe wa mbere uzagukiza agahinda uterwa no kuba warapfushije uwo mwashakanye. Twari turimo turareba, ese wagombye guhisha abana bawe ko ufite agahinda? Ukurikije ibyo wumvise, umwanzuro rwose ni uwawe. Birashoboka ko hari ikindi kintu wumva gishobora gufasha aba Bible bapfushije abo bashakanye kubirebana no gufata umwanzuro, ese bahisha abana babo agahinda bafite cyangwa bakora ikindi kintu gitandukanye n'icyo. Comment yawe irakenewe rwose. Abantu burya tuba dufite ubunararibonye butandukanye, abantu tuba dufite ubwenge bwinshi, abantu dufite impano zitandukanye, abantu twumva ibintu mu buryo butandukanye. Iyo twigiye muri comment, nukuri hari igihe ureba igitekerezo umuntu yanditse ukavuga uti siko burya dufite impano hano ku isi. N'undi nawe akareba igitekerezo cy'undi akavuga ati wow, iki gitekerezo kiramfashije. Kandi buri igitekerezo birashoboka ko nta muntu uzakubwira ko byamufashije, nta nubwo abenshi babivuga ko byabafashije. Nawe ibitekerezo by'abantu batandukanye byagiye bigufasha, ntabwo wigeze uvuga ko byagufashije. Ariko abantu mu by'ukuri batanze ibyo bitekerezo, Imana igira ukundi kuntu ibaha umugisha. Niba ibitekerezo biri gufasha ikiremwamuntu, kandi ikiremwamuntu ni igihangano cy'Imana, Imana yahanze abantu. Rero ahari wenda ushobora gukorera umugisha muri comment, abantu bakabona imigisha iri kuza yisukiranya, kandi nta kindi kintu ukora. Witerera comment gusa zigamije gufasha abantu. Niba ari ikintu cya mbere cyiza umuntu ashobora gukora kumva aratuje, kumva ntazi amahoro afite ahantu ari guturuka, ni ukwifashiriza abantu. Gutanga si ngombwa amafaranga cyangwa ibintu bifatika, ushobora no gutanga ubwenge bwawe cyangwa se imbaraga zawe, wanabishobora ugatanga n'ubutunzi ukurikije uko ufite. Ibyo bifasha abantu cyane, ibyo bifasha abantu cyane, kandi abantu bakumva bungukiwe, bagashimishwa n'ibyo ibyo byishimo barimo baragira, ibyo byishimo barimo barabona. Umenye ko nawe icyo uzasanga hari imbere ni ibyishimo. Abantu barira ku bwawe, nawe icyo uzasanga hari imbere ni amarira, ni amarira. Rero iyo uteye comment nziza ifasha abantu, ni ukuri nawe ahantu uryamye umva uraryama ukumva uraryamye. Uraryama ukumva uraryamye, kandi ni byiza vraiment, ni byiza, biba bisaba cyane. Bizafasha wenda abantu batandukanye, kandi nawe bizatuma wumva ushimishijwe n'uko wafashije abantu, n'ubwo utazi abo wafashije abaribo, cyane ko nawe ubu abantu bazakugirira neza bakubajije ntabwo wabamenya, bazagirira neza umuryango wawe ntabwo wabamenya. Nawe rero abo ugirira neza nta nubwo ari na ngombwa kubamenya, Imana y'ubwayo izakora uko ishoboye ikwitura, bihita biba automatic, irakwitura rwose. Iyi video uyikunze wakora like kugira ngo igere no ku bandi bantu, ariko no kuyisharinga abandi bantu, kuyisangiza abandi bantu, nabyo burya nta kintu biba bitwaye, biba byemewe. Ushobora no kuba ari bumwe mu buryo ushobora gukoresha kugira ngo nawe utange ikikuvuye ku mutima gishobora gufasha abantu muri rusange. Aba Bible mwakoze cyane, uyu umuryango mwiza utazicuza kuburimo.
niba utarawujyamo kora subscribe aho hasi, uraza guhita ujyamo uyibona ibindi biganiro bishobora kugufasha kuva hano ugera hariya kandi mu buryo bwiza, dukura tuba beza kuruta uko twari tuzi.